n'iki kirere nacyo cyuzuyemo uburozi, cyuzuyemo mikorobe nyinshi zakwica, ariko icyo tugomba guhishurirwa ni iki? Ni uguhishurirwa Imana, ni uguhishurirwa imikorere yayo, ni uguhishurirwa imibanire yayo n'abantu. Ese mubanye mute n'Imana? Icyo ni cyo gikuru. Ngewe kugira ngo Imana inyishimire, nabana nayo gute? Nakwifata gute muri ibi bihe? Nakwizera bingana iki? Dukeneye gutera intambwe tukinjira mu kirere cyo kwizera, kugira ngo tubashe guhangana n'imyuka iri aha hanze, imirica abantu, imadutwarira abantu turimo turagenda tubabura. Muntu wari umuhanuzi, muntu wari umuvugishwa n'Imana, umugani w'abarundi cyangwa se w'abaturanyi, ukumva ngo yiyahuye, muntu uzwi ku rwego rw'igihugu, muntu uzwi ku rwego rw'isi, umuhanuzi uhanuraga bigasohora, ukumva ngo yitwikiye mu nzu, azi neza ko kwiyahura ari icyaha. Imana yacu ni Imana y'inzaduka, wongera batwite inzaduka. Ni ukuvuga ngo we are giants, turi bijeya, turi bihanda bitaramenya icyo byahawe n'Imana. Bari badukanye, hari inyigisho zari zinjiye muri Efeso, hari ibyo zababuzaga, hari iki, noneho ku buryo abantu barwanyaga izo nyigisho bagahinduka abanzi b'abandi, ibintu biragenda biracika, abantu barangana, abantu batangira kuzana amacakubiri, abantu batangira, itorero rya Efeso rizamo amakimbirane, nuko Uwiteka atumayo. Bakunze ba Shalom TV 195, tubashuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije amahoro y'Imana isumba byose. Nge muri kumva Theoneste Ntirenganya, ayo nayo mazina yanjye. Ndabashuje kandi ndabakunda kuko namwe munkunda. Reka mvuge ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mwe ntuneze amatwi muri mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda zitandukanye. Ubwo tuba tuvuze intara enye z'umuziki z'u Rwanda, tukongera n'umujyi wa Kigali wa gatanu, ko tutibagiwe n'intara gatatu y'aba diaspora, aho bari hirya no hino ku isi yose, ku migabane igize isi. Afurika bariyo, Amerika bariyo, Burayi naho bariyo, ndetse na Aziya. Ndabizeza ko nta abanyarwanda batari, mwese mbifurije kugubwa neza mu mwami. Reka mvuge ngo kubashya binjiye kuri iyi sheni ya YouTube Shalom 195, reka tubifurize ko sabone cyangwa subscribe, kugira ngo mujye mubona notification, kuko dushyira ibiganiro mujye muhita mukibona. Biba bivuze ngo muri inshuti zacu zakadasohoka, kandi no gukora share ku nshuti zanyu nabyo turabifurije, no gukora like. Imana ibamugisha rero ko muzabikora, kandi mudufatanyije kwamamaza ivugabutumwa ryiza. Muri Imana nabaye namwe, kandi umugisha w'Imana ukomeze kubomaho. Niza mbabwira ngo iyo nje hano mbanje kubabwira ijambo ry'Imana, kandi ntago ijambo ry'Imana mbanzanye ariko hakuno umuntu yicara agategura cyangwa se agatekereza cyane, ahubwo ni iry'Imana iba yampaye kugira ngo mbagezeho, ubwo rero muryakire. Umunsi rero urabazaniye ijambo rikomeye cyane, kandi nanjye numva ryanejeje umutima wanjye. Nkwifurije ko wicara cyangwa se ukajya ahantu hatari urusaku rwinshi, ubundi tukaryumvana mu izina rya Yesu Kristo. Mbere kugira ngo dusome ijambo ry'Imana rero, reka tuba dusenga Imana kugira ngo Imana izibane natwe. Mbere na mbere Imana yo nyambere, tugomba rero kwibanza mu byo tuvuga byose. Imana ibugisha mu izina rya Yesu. Data turagushimiye, tugushimiye ko uri umwungeri mwiza turagira, tugushimiye kuri Imana yacu ikomeye cyane, wadukora ibikomeye kandi uhora udukora ibikomeye. Niyo mpamvu duhora tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe bihoraho iteka ryose. Reka tuvuge ngo Uwiteka wabanye n'abisirayeli mu butayu, n'abisirayeli bambutse inyanja, n'Abisiraheli bagaburira manu baha amazi yo mu gitare, bagiye bakorera ibikomeye utabasha kurondora, niko natwe ubanye natwe muri ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo byoroshye, ariko kandi tuzi neza yuko ari ibihe byegeza kugaruka kwawe. Niyo mpamvu udafite ubwoba, nuko tuzi ko uri Imana yacu kandi urazi kuza kudutwara. Natwe rero tuvuze ngo ukomeze kubona ijambo tujye kumvira hamwe. Ijambo ryawe ngo uwigisha ajya agabana n'uwigishwa. Twese rero ujye gufatanyiriza yo kumva ijambo ryawe, kugira ngo imitima yacu igubwe neza. Urakoze kugiye kuba natwe, ukaduha byiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Kandi dusome ijambo ry'Imana, ntabwo ndi butinde. Ni ijambo dusanga mu Efeso, ibice byaho, igice cyaho cya mbere, umurongo waho reka
ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, reka mbivuge gutyo nk'umuntu wize teolojiya mutagira ngo wenda simbizi. Ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, ibice byaho, igice cyaho cya mbere nongera ngo dusome, ariko kandi ndashaka ko dusoma uhereye ku murongo wa 15. Ndasoma amagambo menshi ariko ndakuramo ijambo rimwe gusa. Ndashaka kubabwira ngo ijambo rimwe gusa rihatse ayandi niryo turi buvuge, ariko kandi rifite n'intego yo kubabwira ngo Imana Data wa twese yafashe umwanya wo kuzana Yesu mu isi, yarangije amaze gukura, kugeza igihe yapfuye bakamubamba Abayuda, bamara kumubamba bakamushyira ku munsi wa gatatu akazuka. Bibiliya iravuga ngo yazukanye imbaraga zidasanzwe, yavukanye imbaraga zidasanzwe, kandi izo mbaraga nizo habera kugira ngo batsinde Satani. Numure rero Satani ntakabakange, hari imbaraga zimutsinda. Dusome ijambo ry'Imana, usanga ahangaha mvuze haravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizeye umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera, mumenye n'ubwinshi, ahangaha tuwumve, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Nishaka rekera ahangaha, Imana ihomeje kumva ijambo ry'Imana. Ariko murumva izi mbaraga z'abera, ndashaka kubabwira ngo ni inkorano, ariko ngo zakorewe muri Kristo Yesu ubwo yagiraga gute, ubwo yamuzuraga. Amaze kumuzura rero, mbibutse ko Imana imaze kumuzura yamaze mu isi igihe gitoya, ariko izi mbaraga yazisigiye abigishwa kugira ngo bazikoreshe. Mbibutse ko hari uwacu uvuga ngo mu ijuru ntazo bakeneye, zakorewe mu isi, zikorerwa muri Kristo Yesu, arangije arazamuka azisigira abera. Ndashaka kubatangariza ko izi mbaraga mu ijuru ntazo bakeneye, izi mbaraga zikorera mu isi. Ikindi mbibutse ko Shitani ntabwo ajya amenya izi mbaraga. Imana itugirire neza. Kubera ko zakorewe muri Kristo, arangije aziha abigishwa, ahita azamuka mu ijuru. Izi mbaraga zo dutsindisha Satani, ntimukagire ubwoba, dufite imbaraga. Imana ishimwe. Ariko nsubiye hejuru, mbibutse ko ntabwo ijambo bwa mbere naryigisha, ariko kandi rihora riba rishya, rihora ryidevelopa, rigahinduka rishya muri ngewe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana ngo ibaha umwuka w'ubwenge n'ihishurirwa uburyo butuma muyimenya. Ni uguhishurirwa kumenya Imana, ni uguhishurirwa kumenya imbaraga zayo, ni uguhishurirwa kumenya imikorere ya Data wa twese. Iyo turebye muri iki gihe usanga Shitani yavangiye abantu, reka mvuge ko ari ukuvangira abantu. Ugasanga umuntu ni umuhanuzi, afite umwuka wo guhishurirwa, ariko iri hishurirwa ugasanga arimo araguteranya n'umuturanyi, arimo araguteranya n'umuryango, arimo araguteranya n'inshuti yawe, kanaka arakwanga,
kanaka arakuroga, kanaka agenda kuvuga, ugasanga kandi ngo yahishuriwe, ngo yuzuye umwuka wishurirwa, akakubwira buryo ki kanaka kwanga. Ese ndashaka kubabaza abanteze amatwi, inyungu Imana ifite mu kwangana n'umuturanyi wawe ni iyi? Tujye dushyira mu gaciro, twanarize tumenye ngo mbese uyu mwuka umbwiye ko kanaka nyanga, Imana ibifitemo iyihe nyungu? Ikiganiro cy'ubushize ngiye kubibabwira, ndavuga ngo tuzabiganiraho tubisesengure neza. Ni gute umuntu ajya mu buhanuzi? Niyo mpamvu uzasanga muri iki gihe kuri social media turumva abantu bari kwiyita ukundi kuntu, ariko kandi wareba imikoro yabo ugasanga nibyo. Ari umumama wahanuye ati hagiye gupfa umuhanuzi, ariko kandi amaze kuvuga ko we akorana n'ikuzimu, avuze ko ari umuzimu, asubiraho ngo yarapfuye, akorana n'abapfu, bakunda abapfu. Aya magambo mujye muyanaliza, mutekere. Ni gute umuntu ajya kuri social media akavuga ko ari umuzimu, akora ngo akunda abapfu kandi nawe yapfuye? Ejo bundi yaravuze ati ngiye kumena amaraso, avuga abantu bagiye gupfa, ariko kandi hari n'uwapfuye. Kandi mwibutse ko izi mbaraga, uyu mwuka ufite imbaraga, ariko kandi ndashaka kubwira abasenga, reka nibwirire abasenga, reka nibwire abavugishwa n'Imana. Imana ibahe imbaraga, kandi Imana ibahe umwuka w'ubwenge, ndetse munahishurirwe. Ni ibiki Imana ishaka ko duhishurirwa? Mwanditsi wazareba guhishurirwa amagambo y'Imana ngo bizana ubwenge. Reka mbanze mvugane nawe unteze amatwi ngo nkwifurije guhishurirwa amagambo y'Imana. Yatubwiye ngo mu minsi imperuka ubwenge buzagwira. Mwumvishe umutumirwa duheruka gutumira ejo bundi avuga kuntu ubwenge bwagwiriye, aravuga ngo hazabaho n'ibihe biruhije cyane. Turi mu bihe biruhije, turi mu bihe bigoye. Iyo duteze amatwi tukumva ibiri gukorerwa hirya no hino, dufite amahirwe menshi y'uko tumenya amakuru y'ibyabereye hirya no hino mu gahe gato. Ubundi kera nta makuru twabaga dufite, ariko kandi ibiriho byari bitandukanye n'ibyari biriho muri kiriya gihe cyacu tukivuka. Ariko igihe tugezemo ni igihe kigoye, ni igihe ibyaha bibaye byinshi, ni igihe impfu zibaye nyinshi, ni igihe urwango rubaye rwinshi, yaba muri sosiyete, yaba mu baturanyi, ni igihe urwango ruri gufata indi ntera, yaba mu bantu bavukana, mu bantu babana, urwango rurimo rurakataza, rurimo rurafata intera. Ariko kandi isoko nta yindi, ni uko abantu bahishuriwe ibitari byo. Biramwe guhishurirwa ngo amagambo y'ubwenge bizana iki? Amagambo y'Imana bizana ubwenge. Biratubwiye ngo ibaha umwuka w'ubwenge n'ishurirwa uburyo butuma tuyimenya. Nta rindi hishurirwa Imana itanga, ni ukumenya Kristo. Naho kumenya ukwanga se nta kintu, kandi usibye n'ibyo kumenya ngo kanaka aranyanga, ibyo ni urwango, ni urwango hagati mu bantu. Kanaka hari ibintu utagomba guha agaciro, kubera ko Imana Data wa twese ikora muri twebwe. Hari ibindi duhishurira kubera ko ntacyo byamarira Imana kubona abavandimwe bangana, nta kintu byamarira Imana kubona abaturanyi bangana batavugana, nta kintu byamarira Imana guhora duhangayikishijwe n'ibintu. Reka maze mbabwire, Imana irashaka ko duhishurirwa amagambo yayo, kandi tukamenya imikorere y'Imana. Imana ihimbazwe. Nicyo Pawulo yashaka kubwira itorero rya Efeso. Hari impamvu rero yatumye yandika ano magambo agitangira. Efeso bibutse ko yashaka kubamenyesha ngo imigisha y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo. Niho imigisha y'Imana ibonekerwa. Imigisha y'Imana naho ikomoka rero. Bari bafite amakimbirane, bari badukanye, hari inyigisho zari zinjiye muri Efeso, hari ibyo zababuzaga, hari iki, noneho ku buryo abantu barwanyaga izo nyigisho bagahinduka abanzi b'abandi, ibintu biragenda biracika, abantu barangana, abantu batangira kuzana amacakubiri, abantu batangira, itorero rya Efeso rizamo amakimbirane. Nuko Uwiteka atumayo
Pawulo aravuga ati genda uganirize abantu banjye. Buri muntu wese harimaze gucikamo ibice byinshi bitandukanye, ntabwo nshaka kubivuga, ariko kandi ibice byari byinjiye muri Efeso. Nuko rero Pawulo yiteguye asanga bakeneye ubwenge bw'Imana n'ihishurirwa. Kubera iki? Kubera inyigisho zari zirimo kwaduka mu itorero rya Efeso. Bavuga ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge n'ihishurirwa, uburyo butuma muyimenya. Ni ukumenya Imana, ntabwo ari ukumenya ukwanga, ntabwo ari ukumenya umurozi, ntabwo ari ukumenya ibyo bakuvuze mu rwungurano, ntabwo ari ukumenya icyo kanaka. Oya, hari ibintu utagomba guha agaciro. Umurokore wa nyawe hari ibintu adaha agaciro. Ntabwo rero ihishurirwa rivugwa hano mu ijambo ry'Imana, ntabwo ari uguhishurirwa umurozi, ntabwo ari uguhishurirwa umuntu kwanga, ntabwo ari uguhishurirwa uwakuvugiye mu rwungurano, ntabwo ari uguhishurirwa. Ari ibintu bidafite. Reka maze ubwire, nubwo nkunda abahanuzi nkakunda n'ijambo ry'Imana, uzanokana karanyanga ni wowe uzaba uri umwanzi wanjye wa mbere, kuko uje kunteranya na kanaka. Nta kintu mpfa n'umuntu, oya, kanaka arakuruga aramaze, ni wowe mwanzi wanjye wa mbere, kuko utangiye kunzanira iki? Urwangano hagati yanjye n'abandi. Ngo rero mujye mwirinda cyane, kandi twirinde. Nta muntu twangwa na Satani. Satani niwe murozi mukuru, niwe uturuga. Satani niwe uduha ibyo byose bitwica. Ariko nje kubabwira, usibye n'iki byose, n'iki kirere nacyo cyuzuyemo uburozi, cyuzuyemo mikorobe nyinshi zakwica. Ariko icyo tugomba guhishurirwa ni iki? Ni uguhishurirwa Imana, ni uguhishurirwa imikorere yayo, ni uguhishurirwa imibanire yayo n'abantu. Ese mubanye mute n'Imana? Icyo ni cyo gikuru. Njyewe kugira ngo Imana inyishimire, nabana nayo gute? Nakwifata gute muri ibi bihe? Nakwizera bingana iki? Dukeneye gutera intambwe tukinjira mu kirere cyo kwizera, kugira ngo tubashe guhangana n'imyuka iri aha hanze, imirica abantu, imadutwarira abantu turimo turagenda tubabura. Muntu wari umuhanuzi, muntu wari umuvugishwa n'Imana, umugani w'Abarundi cyangwa se w'abaturanyi, ukumva ngo yiyahuye. Muntu uzwi ku rwego rw'igihugu, muntu uzwi ku rwego rw'isi, umuhanuzi uhanuraga bigasohora, ukumva ngo yitwikiye mu nzu, azi neza ko kwiyahura ari icyaha. Ntabwo byoroshye. Hari izindi mbaraga satanike ziyoboye iki kirere, nizo zirimo ziradugushoboramo abantu. Ariko reka mbanze mbabwire, musenge kugira ngo tubashe kurwanya uyu mwuka, kandi tuzawutsinda mu izina rya Yesu. Ariko icyo nshaka kugira ngo dusobanukirwe ni uko ubwenge, ihishurirwa dusomye mu ijambo ry'Imana, ntabwo ari uguhishurirwa ukwanga, ntabwo ari uguhishurirwa wagize gute. Oya, nubwo twabihishurirwa, ariko kandi mbibutse ko Shitani nta kindi cyamuzanye, ni ugutanya abantu n'Imana no kwangana ubwabo. Shitani niwe muyobozi w'urwango. Shitani ashaka ko tudakunda, Shitani ashaka ko twangana. Minsi mike urukundo ruzagwira. Birambwiye ngo ntitukajye n'umwenda tujya mu kintu cy'urukundo. Ariko amacakubiri, inzangano, intambara, reka mbabwire ngo ziyogoje isi. Umugabo n'umugore ntibavuga rumwe, umwana n'ababyeyi ntibavuga rumwe, ababyeyi n'abandi, abana n'abandi bana ntibavuga rumwe, ababyeyi ntibavugana n'ababyeyi baturanyi, imiryango nayo nuko nyine iracana uwaka. Mbese reka mbanze mbabwire, nimba hari ikintu cyimitswe mu mitima y'abantu, ni urwango, ni amacakubiri, ni induru. Ariko nje kubabwira ngo musabe Imana b'umwuka w'ubwenge nihishurirwa. Ariko ihishurirwa ataguhishurirwa abakwanga, ahubwo ihishurirwa ryo kumenya Imana nyirizina. Imana ishimwe.
ndumva akantu mukumvishije, ariko niba mutakumvishije ubwo tuzagarukaho. 19 ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe, iziha twebwe, ntabwo ari abandi, ntabwo ari umuntu runaka, ahubwo ni abayizera, butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. 20 ngo izo yakoreye muri Kristo ubwo mbibutse ko ubu hariho ikintu cyitwa ngo ubwenge bukorano, ubwenge bukorano nibwo bugiye kuyobora isi impande zose. Ariko reka mvuge ijambo rivuga ngo abangaba bakoze ubwenge bukorano, babukopeye ku mbaraga cyangwa se ku bwenge Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero buriya abizeye Kristo bafite ubwenge udashobora kurondora. Imana ishimwe. Reka mvuge ngo imbaraga nkorano za mbere ni izakorewe muri Kristo Yesu. Ntabwo hari imbaraga z'inkorano, hari ubwenge bukorano, ariko ngo uruganda rwabyo ni muri Kristo Yesu. Abari kubikora ubu ngubu mutagira ngo hari ahandi hantu bari kubikura, ni aho ngaho. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, ndashaka kubabwira ngo abizera dufite ibanga. Iki kintu mugishurirwe ubwenge bukorano, imbaraga nkorano. Muri kumva ukuntu bari gukora amarobo akora ibintu bikomeye, agaterura ibyuma biremereye, izo ni imbaraga nkorano. Ukumva ubwenge bukorano, abantu bari gukoresha ubwenge bukorano impande zose. Urasaba indirimbo bakayiguha icurangitse neza, urumva abanyamiziki bagiye guta agaciro. Abantu bari gukora ubwenge bukorano bakabuvanga n'imbaraga nkorano, bakakora ibintu bitangaje, abantu batangaye. Ariko abizera Kristo ari muri Yesu nta bitangaza bihari, kuko ubwenge bukorano, imbaraga nkorano, uruganda zaciyemo ni muri Kristo Yesu akimara kuzuka. Ariko mbibutse ko nubwo izo mbaraga zakozwe, nubwo ubwenge bwakorewe muri Kristo Yesu, ntago mu ijuru bazikeneye. Aka kantu kumve, mu ijuru ntabwo bakeneye izi mbaraga nkorano, mu ijuru ntabwo bakeneye ubwenge bukorano. Oya, ibi ni ibintu byakorewe muri Kristo Yesu ngo akimara kuzuka. Imana ishimwe. Arangije ahamagara abigishwa, aravuga ngo aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe. Arangije ngo abasobanurira ibyanditswe, abaha imbaraga, abaha ubwenge, ngo ngaho nimugende namwe mubukoreshe hirya no hino kugeza ku mperuka y'isi. Imana ishimwe. Nimba ushaka ubwenge nyabwenge bwakozwe n'Imana ibukoreye muri Kristo Yesu, injira mu gakiza neza. Nimba ushaka imbaraga z'Imana zakorewe muri Kristo Yesu akimara kuzuka, inzira muri Kristo Yesu. Naho ibindi urimo urirushya, ibindi urimo urinaniza. Okay. Bamwe ngo ni ibya Antikristo, abandi ngo iki, nibishaka ibibyazo. Ariko umva, ndashaka kubwira ngo ababikora dore aho babikopeye, nahanga batagira ngo nahandi babikopeye muzo Uwiteka Imana yakoreye muri Kristo Yesu akimara kuzuka. Niho babikopera. Ariko twebwe dufite imbaraga z'Imana, kandi izo mbaraga ntabwo mu ijuru zikeneye. Izo mbaraga ziri mu bizera, ziri mu bakiranutsi, ziri mu bazaragwa agakiza. Reka dusengane Imana. N'aka kantu mvaga nshaka kubabwira, ndashaka kubabwira ngo imbaraga nkorano, ubwenge bukorano bwa mbere na mbere bwakozwe n'Imana isumba byose, ibikorera muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga. Niko Pawulo yandikiye Abefeso. Dufite imbaraga zidasanzwe, dufite ubwenge budasanzwe,
mbibutse ko iyi Mana dukorera ni Imana ibeshaho umuntu atakwibeshaho, ni Imana igaburira umuntu atakagombye kurya, ni Imana ikiza umuntu aho atagombye gukirira, ni Imana yigisha imibare, ni Imana yigisha ubwenge bwo gusoma no kwandika, ni Imana ikora imirimo itangaje. Twagiye tubona Imana ikora ibintu bitangaje, kandi iyo urebye usanga Imana yacu ishoboye. Wayipinga utayipinga, uko wayivuga kose, Imana yacu irakomeye kandi ikora ibirenze ibyo twebwe dutekereza n'ibyo twibwira kubw'imbaraga zayo. Haleluya! Ndashaka ko dusenga n'Imana, ariko ijambo nifite yo kubwira ni ukuvuga ngo ibyo twita imbaraga nkorano, ibyo twita ubwenge bukorano biri kuvugwa hirya aha ngaha, ndashaka kubabwira ngo ni ubukoperano. Nashaka kubarangira imbaraga n'ubwenge byakozwe n'Uwiteka, bikorerwa muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga. Nawe tekereza imbaraga Imana yakoreye muri Kristo Yesu, akabasha guterura igitare cyahomweho ubushishi, kitatewe n'abagabo baremereye, akabasha nefotazemene. Ndumva mfashijwe. Izi ni imbaraga zidasanzwe, izi ni imbaraga zambura agaciro abagafite, izi ni imbaraga zikura umuntu ahantu atari zikamutereka ahandi, izi ni imbaraga zikesha amajwi, ugasanga abantu bavugaga bacecetse byarangiye. Niyo mpamvu babwira ngo niba mushaka gutambuka muri ibihe, wacu yavuze ngo yuzuze nayo ubona amahoro. Aravuga ngo ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho, niko umwanditsi yanditse mu ijambo rye. Baravuga ngo noneho rero iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Nimba ushaka ibyiza, iyuzuze n'Imana ubona amahoro. Nashaka kubabwira ngo ubwenge bukorano, imbaraga nkorano byateye abantu ubwoba. Ibi ngibi ni ibishya, ariko kandi kubizera si ibishya. Kubera iki? Kubera ko byarahanuwe kandi birasohora. Dusomye ijambo rivuga ngo izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzura. Wumva ni imbaraga nkorano n'ubwenge bukorano, ubwo nibwo bubeshaho abizera, ubwo nibwo bubeshaho abazarwa agakiza, kandi Uwiteka Imana aradushyigikiye. Reka mvuge ngo mwe gutinya, mwo kurira, ahubwo mumenye neza yuko hari izindi mbaraga zikenewe, wowe ubwawe ukenewe, nanjye nkeneye, zo komeza guhamya Kristo no kumwizera. Dushobora kubikora twifashishije ubwo bwenge bukorano, twifashishije izo mbaraga nkorano, tukamamaza Kristo, kubera ko mu bibi no mu byiza Imana iramamazwa, ijambo ryayo riravugwa. Uko byagenda kose, ndashaka kubabwira ngo mukomeze mukore Imana. Abigishwa bakimara guhabwa izi mbaraga n'ubwenge, byatumye bavuga Imana mu bihugu bitandukanye. Uko babarenganyaga imbaraga zidasanzwe ngo zahagurutsaga abandi bakayikorera, kugeza amagingo turacyakorera Imana. Bamwe babyinjiramo bagakora bakagwa, abandi bakabyuka. Ugasanga umuntu yahitinze mu buhanuzi, ejo akavaho agahitinga undi. Ugasanga umuntu yahitinze mu ijambo ry'Imana, ejo akavaho hakajyaho undi. Nuko tuzakomeza dukorera Imana kugeza igihe Yesu azazira. Wirinde kunanirwa, kuko urugendo ruracyahari. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Mbibutse ku ijambo rya nyuma, ariryo rizahesha agaciro irya mbere mu izina rya Yesu. Ijambo rya nyuma niryo rizahesha agaciro irya mbere. Muri yavuze ngo mpisemo guhora nkizwa, nkashyirwa mu gakiza ke. Aravuga ngo sinzava mu gakiza ke. Mbifuje kuguma mu gakiza, nubwo intambara zaba nyinshi, nubwo ibibazo byahaguruka, nubwo intambara zabaho, mugume mu Mana, muhabwe izi mbaraga zidasanzwe, muhabwe n'ubwenge bwo kumenya Uwiteka azabagirira neza. Kandi ni ukuri, uzaza ntabwo azatinda, kandi umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Aho uri hose Imana izakubeshaho. Wigira ubwoba bw'ibihe, wigira ubwoba bw'iminsi. Yesu aracyari ku ngoma kandi aracyayoboye mu izina rya Yesu. We wari ucitse intege, ndashaka kubwira ngo ubwo bwenge bukorano, izo mbaraga nkorano,
zakorewe muri Kristo Yesu, abizera arizo dukoresha. Witerwa ubwoba n'ibikorwa n'abantu bafite aho babikopera, ahubwo ukomeza usenga Imana iguhishurirwa ryo kumenya Imana mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuri Imana yacu, umva gusenga no kwinginga kwacu. Iri jambo numvaga ribyiganira muri njyewe, none wemeye ko ritambutsa. Reka abaryumvishe bose data wa twese ubahe kwisuzuma, bamenye icyo ushaka kubabwira. Izi mbaraga bazitunge, ubwenge babutunge, nibwo bazabasha kubaho muri iki kinyejana kigoye. Harimo kwaduka ubwenge bukorano, harimo kwaduka imbaraga z'inkorano, ariko abizera nabo turabizi neza ko hari imbaraga zidasanzwe zikorera muri twebwe ibihe byose. Urakoze, turagushimiye, kandi tumenye neza ko uzakore muri Kristo ubwo yamuzuraga, kandi mu ijuru ntazo bakeneye niba ngo bazikoresheyo, ahubwo ziri mu isi, zirimo zaragwa agakiza. Icyo cyo tumenye neza. Niyo mpamvu ntacyo tubaye, kuko Uwiteka muri twebwe ibihe bidashira, n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ushaka kutwandikira, ushaka kuduhamagara, telefone zacu ziri kuri sikrine, niyo mpamvu udakunda kuzibona. Nufungura ikiganiro uzahita uzibona, telefone zacu ziriho, waduhamagara cyangwa se ukatwongera kuri email nayo iriho. Byose uzayibona mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ikomeze kubana nawe.